Ibihe byiza kuri we wahisemo gukurikira RugwiroProzone official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tukaba tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya web3 natwe tubibyaze umusaruro. Hatangiye gutangwa second migration cyangwa se iyimurwa ry'amacoin ku cyiciro cya kabiri. Ubwo ni kuri bamwe bamaze kwimurirwa coin bwa mbere, hanyuma bakaba bari guhabwa izindi coin bitewe nuko wallet yabo ameze neza. Ikibazo kiri mu bapiyoniye rero, abenshi bari kwibaza bati se ko atari buri muntu wese wahawe second migration bari kugendera kuki? Ni iki gisabwa kugira ngo umuntu bamwimurire coin muri rusange? Ushobora kuza kutubwira muri comment, se wewe wahawe coin za kabiri second migration yakugezeho, urabona ari biki bisabwa byaba byaragendeweho ukurikije uko konte yawe ihagaze cyangwa se uko umininga? Ni bisanzwe tuje gusubiza ibibazo bigeze kuri bitatu. Cyambere ni cy'abantu babonye bahawe deadline z'ama KYC system ibikora muri rusange. Hari igihe baguha deadline ya KYC ariko atari wowe nyiri kibazo, hari paye kwa team wenda iri mu gucekinga abavalidate bari kwemeza ko uri umuntu nyawe utari robo. Ibyo rero iyo babiguhereye deadline, urumva neza ko system ibi bikoze nyine icyarimwe mwese baba babajyaniye rimwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ni wowe ibyo usabwa, ibyo wowe warabitanze, ibisigaye ni ibya paye kwa team ibifashijwemo n'abavalidate muri rusange cyangwa se abagenzuzi. Icya kabiri ni icy'abantu batari bahabwa KYC na rimwe. Hari icyiciro cya mbere cy'abantu batari babona KYC, ari uko wagiye utiza telefone yawe, abenshi bagakoreramo ama KYC cyane, cyangwa se telefone yawe yagiye ikoreshwa n'abantu batandukanye mu gice kijyanye na KYC. Ibyo bigatuma ukererwa mu guhabwa KYC. Icyo ngicyo ushobora kukirebaho kareba ko payi kwa team atari cyo iri kukuziza. Ikindi dushobora kurebaho ni icyo batarahabwa migration na rimwe. Nubwo bagiye kuri second migration, hari abantu bari muri payi kwa team bashobora kuba bazi neza ko hari umuntu winjiye muri iyi project mu myaka 6 ishize atari murirwa coin na rimwe kandi agitegereje. Bishobora guterwa n'iki? Hari igihe umuntu wakwinjijemo ashobora kuba abizi neza ko migration wayikorewe mu gihe step zawe zose zisi cyatsi, ariko ukaba nta coin winjira ngo ubone izo coin zawe. Hari undi muntu uzi controller ufite passphrase zawe, akaba yaraguhaye passphrase zitari zanyazo kubera ko utari ubisobanukiwe. Ubwo buryo burashoboka. Uburyo bwa kabiri ni ukuba warashyizwe tentative, noneho nubwo usanzwe mu mushinga ariko hari ibibazo biri kuri konte yawe, bisaba kubanza gukorerwa control cyangwa se ngo babyigeho kugira ngo babone kuguhereza ibindi byinshi bitandukanye paye kwa team igenera abanyamuryango bayo muri rusange. Hari ukuba waramaze kuzuza ibisabwa ariko konte yawe nyine ikaba iri mu kugenzurwa binyuze mu bikorwa bitandukanye, by'uko hari ibikorwa bakeka ko waba warakoze bitajyanye n'amategeko n'amabwiriza ya paye kwa team muri rusange. Aha rero nyuma y'uko tumaze kureba ibi bibazo bijyanye na second migration, ushobora kwibaza uti se noneho nyuma y'uko second migration ibaye igiciro cya payi cyo bihagaze biti? Payi yamanutse bitanyuze ku bantu bari guhabwa second migration, ahubwo isoko rya crypto muri rusange rijyana n'amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga ngo mu gihe umuntu yari yiteguye kuba yafata ibihumbi 100 akabishora muri market agambiriye kugira ngo agure coin ya payi, hakabyukira itangazo muri dashboard zacu rivuga ko agiye guhabwa second migration, ni igisobanuro cy'uko ntago ari ngombwa ko ashoramo amafaranga, ahubwo akeneye guprotectinga za zindi ze yari afite kugira ngo azicungire umutekano. Bisobanuye ko nta mafaranga ari kuva mu mifuka y'abantu ku mabank cyangwa se kuri konti ariyo yose yinjira ku ma exchange mu buryo bunyuze muri peer to peer, ngira ngo murabuzi, agambiriye kugira ngo agurwe payi. Kubera ko igihe cyo kugura payi ntabwo ari iki ngiki, hari benshi bari guhabwa second migration bari babigambiriye kuba bazigura, ariko kubera ko coin yazibonye akaza kuza guhita abireka. Ushobora kuba utabisobanukiwe. Ubundi tukimara guhabwa first migration cyangwa se tukimara kwimurirwa coin ahagana mu kwezi kwa kabiri ko mwaka twasoje 2025, abenshi bagurishije coin zishiraho burundu, bisa naho bazigurishije cyangwa se bazijyanye mu bindi. Hanyuma hari abari barakoze lock up, bamaze gukora lock up, izo lock up ziri kugenda zirangira bitewe nuko
igihe bihaye, harimo igihe cy'amezi 6, harimo umwaka, imyaka 2, imyaka 3, abenshi iri kugenda irangira. Bikurikiyeho rero ko abantu batekerezaga bati se KYC nigira igikorwa cyo kuba yakora ibintu bitangaje muri ecosystem yabo, nta payi mfite ndaza kuba mbigenzane, uwagura udupayi duke nk'abantu bitse n'ibindi muri rusange bashobora kwibaza. Ibi rero byasimbujwe nuko avuga ati nta kibazo mfite kuko bampaye second migration, cyangwa se n'utarayihabwa akavuga ati ubwo mugenzi wanjye bayimuhaye nanjye ejo izangeraho, bigatuma amafaranga ye ayakoresha ibindi aho kuyaguramo payi. Kwa yini niyo mpamvu igiciro cya payi mubona cyamanutse, usibye ko si payi gusa, na bitcoin yamanutse, ethereum yamanutse. Muri rusange ubukungu ntabwo bumeze neza mu bijyanye na crypto coin. Icyo ni ikindi twari turimo tugarukaho kijyanye n'igiciro cya payi. Dushobora gukomereza ku igice kijyanye n'umutekano, nacyo ni ikindi gice dushobora kugarukaho muri iyi minsi. Hari abantu babikiwe passphrase n'abandi bantu, muri make nyine ukaba udafite passphrase zawe bwite, atari wowe uzibikiye. Muri iyi minsi rero ntuzatungurwe no kwinjira kuri wallet yawe ngo usange payi zavanyweho utazi igihe byabereye, kubera ko mu gihe cyose umuntu afite passphrase zawe aba afite wallet yawe muri rusange. Ntabwo ukwiriye kuvuga ngo habayeho igikorwa cyo kwibwa mu gihe utagize uruhare mu gutanga passphrase zawe, ntabwo bishoboka. Ibi ngibi rero ushobora kubisimbuza ko nimba utekereza ko passphrase zawe hari umuntu wari warazibonye cyangwa se warazihawe, mu gihe utarahabwa second migration, gerageza uhita uhindura iyo wallet usabe izindi passphrase. KYC nizi verifyinga ikasanga iyo wallet irakwiriye koko, niho bazakohereza coin zawe, hanyuma ukomeze kwizera umutekano wazo, ibintu bigende neza muri rusange. Ikindi ushobora gukurikizaho ni igice kijyanye n'abantu noneho bafite wallet batari kwinjiramo. N'ubundi byo twari dusanzwe tubizi ko wallet yose itarahabwa migration urinjira nyine ntubone ibijyanye na balance n'ibindi, kubera ko KYC ibanza kuverifyinga wallet mbere kugira ngo yemererwe gukora. Mu gihe cyose usabye passphrase nshya rero utegereza ko KYC iri buze kuza kuverifyinga ko iyo wallet yawe nta bindi bikorwa bitajyanye n'amategeko n'amabwiriza ya KYC byakoreweho, kugira ngo haze kubaho igikorwa cyo kuba habaho ubujura cyangwa se n'ibindi bikorwa bitandukanye. Mu minsi yashize ahagana ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, payi yari yazamutse igera muri 0.20. Abenshi baguze payi, ariko baguriye ku gice cyitwa panic buy. Panic buy ishobora kubaho bitewe n'inyungu z'ama exchange cyangwa se n'abagira inyungu nyinshi mu isoko, binyuze ku gice cya manipulation, cyangwa se ashobora gushoramo $1,000 kugira ngo ubone ko izamutseho gato, wowe ugahita ugira panic ivuga ngo none hiraza kuruhukira mu $1 kandi rabinsize, ntabwo ndibuze kubona ubushobozi bwo kuyifata. Ariko hariya iriya karita ibifitwe mu ntoki na exchange, kugira ngo mwese nimuza kuza kujyamo mumaze ukugura niko blockchain yandika, mu masaha 28 nihazamuka igice, n'ubundi wa wundi washyizemo cya gihombi cyatumye mushidukira kugura ahita agurisha, niko kubona payi hariya kuri biriya bice irimo. Nukubera ko abenshi bayinjiye ku gice cyitwa panic buy. Habaho panic buy na panic sell, mu gihe icyo ari cyo cyose exchange zishaka kubikora mu nyungu zabo bwite. Bisobanura ko muri muntu wese ufite payi nyine ubwo arakomeza holding, mutegereze second migration, murindire murebe icyo KYC imiteganya kudutegurira. Hanyuma kandi ni nako ndi gusoza ikiganiro. Mu bibazo dushobora kugumya kuganiraho harimo iki kibaza ngo ese iyi second migration ibaye buri muntu wese uri muri KYC afite wallet iri safe byibura, ko mu gihe twari dufite first migration hibwe payi nyinshi ugereranije payi ziri muri circulation inyinshi zakuwe ku bantu batazi ko zigiye. Ibyo ni ibibazo ushobora kwibaza muri aka kanya. Hanyuma ikindi kibazo nshobora kukubaza nti ese kuri wowe urabona iyi second migration nta ngaruka ishobora gutera bijyanye n'umutekano w'abapiyoniye muri rusange, cyangwa se ku giciro cy'isoko uko byari bisanzwe bihagaze? Ushobora kuza kugumya kuganira natwe ubinyujije mu bitekerezo byawe bitandukanye. Ikindi gice cy'ikibazo nshobora kubabaza ni ikibazo kiti ese utekereza ko ku bantu bamaze kugurisha coin zabo, tuvuge ngo baguhaye first ndetse na second zose urazigurisha,
uwo muntu kuri mainnet azajyana iki muri rusange. Ndagushimiye. Hano ni kuri RugwiroProzone official, ni nako dusoje ikiganiro. Wakoze cyane kutwumva. Dufite group WhatsApp ushobora kujoininga ukajya wumva amakuru nk'aya ngaya umunsi ku wundi, urayibona unyuze muri video description handitsemo, hanyuma ukomeza kugira ibihe byiza. Imana ikurinde. Naho mu biganiro turushaho kugutegurira.